Asante na nyuma yo kugusobanurira uburyo wakorera amafaranga kuri YouTube, nkakwigisha uburyo wakura password pin patina muri telefone yawe uramutse wayibagiwe, hanyuma nkanakubwira uburyo washyiramo code ukeneye kujya witaba telefoni y'undi muntu. Uyu munsi mu ikoranabuhanga ngarutse nje kukubwira iki rero? Ngarutse nje kukugangahura nkubwira ko ubu ngubu kwibwa telefoni bitakiri ikibazo. Hari uburyo bwinshi wakoresha ukagaruza telefoni yawe wabuze. Bishobora kuba byarakubayeho, byarabaye ku nshuti yawe, akani ko kanya ngo ugire icyo ubikoraho wowe unkurikiye kuko wageze mu bwami bwiza. Aracyari wa wundi uzahora ari wa wundi Ja Kodu Karivano, Facebook, Twitter na Instagram, tugakomeza tukavugana. Hanyuma uko wagaruza telefoni yawe ya Android yibwe. Ushobora kuba waribwe telefoni yawe ikoresha uburyo bwa Android igahera burundu, cyangwa uzi mugenzi wawe byabayeho. Nugira amahirwe bazayigusubiza cyangwa bazayigushikuza hafi aho hari abantu bagutabare igisambo gifata. Ariko biranashoboka ko wakwicara ahantu ikava mu mufuka, wahavunda akayitwara ugakura y'amaso. Guta cyangwa kwibwa telefoni si ibintu buri wese ahita yakira bitewe n'uburyo tuzifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko hari n'uburyo wakomeza kuyikurikirana ukamenya aho iherereye ikaba yanagaruzwa. Hari uburyo telefoni yawe ya Android yabuze ushobora kuyikurikirana ukaba wayifunga, uwayitwaye ntayikoreshe, ndetse ukaba wanabasha gukurikirana aho iyo telefoni yawe iherereye mu buryo bworoshye. Hari intambwe z'ingenzi ugomba gutera igihe telefoni yawe ukifite mu maboko. Yifunge mu buryo bwizewe. Ni ngombwa ko telefoni yawe uyifungisha uburyo bwizewe gutuma nta muntu wapfa kuyinjiramo. Ni ukuvuga ukoresha umubare w'ibanga kandi utapfa gufindura cyangwa utafindurwa na buri wese. Urimo imibare, ibimenyetso n'inyuguti nkuru, ugakoresha n'igikumwe kuri telefoni niba ufite bishoboka. Ikindi ni byiza kwirinda gufunguza telefoni yawe isura kuri telefoni za Android, ibizwi nka facial recognition. Impamvu nuko isura y'umuntu ari ikoreshwa mu gufunga telefoni yawe cyangwa mu kuyifungura. Iri koranabuhanga kuri telefoni zimwe rishobora kushishishwa n'umuntu uwo ari we wese akoresheje nk'ifoto ya nyirayo. Umwihariko kuba kuri telefoni nshya za Google arizo Pixel 4 na Pixel 4 XR, kuko zo zikoresha ubuhanga bwihariye nk'ubwa Apple mu gukoresha isura y'umuntu ku buryo bwakwizerwa kurusha izindi telefoni. Uburyo bwa Find My Device bwa Google. Iteka iyo winjiye muri telefoni yawe nshya ya Android ugashyiramo konti ya Google Gmail, uburyo bugufasha gutahura telefoni yawe bwa Find My Device buhita bufunguka. Nibwo uzifashisha telefoni yawe yibwe cyangwa itakaye, uburyo ushobora kuyifunga cyangwa ugasiba ibintu byose biyirimo kandi utayifite mu ntoki. Ni ngombwa kwinjira muri telefoni yawe ukareba niba Find My Device ifunguye, ukanyura mu igenamiterere rya telefoni dukunda kwita settings, ukajya mu bijyanye n'umutekano n'ibiranga ahantu bita security and location, ukagera muri Find My Device. Ushobora no kunyura muri Google ukajya muri security ukajya muri Find My Device. Find My Device igomba kuba ifunga. Niba atari ko bimeze, yinjiremo maze urebe akarongo gatambitse kaguha icyerekezo kigana iburyo, ugakozeho urutoki ukajyana iburyo gaheze buni, uburyo hiyandikamo on cyangwa kagahindura ibara. Find My Mobile kuri Samsung. Niba utunze telefoni ya Samsung uretse uburyo bwa Find My Device butangwa na Google, uzabonamo ubundi bwihariye bwagenwe na Samsung buzwi nka Find My Mobile.
nabwo buguha amahirwe yo gukurikirana telefoni yawe yabuze, gusa bunaguha amahitamo yagutse kurusha uburyo bwa muri iyo serivisi ya Samsung. Wibereye aho uri hose ushobora gukurura ibintu biri muri telefoni wabuze, aribyo bita backup, cyangwa ukabona niba umuntu yavanyemo simukadi yawe, aho bigusaba kuba warafunguye konti ya Samsung kugira ngo ukoreshe ubwo buryo bwa Find My Mobile. Ubwinjiramo uca muri setting, ukinjira muri biometrics and security, ya muri Find My Mobile. Niba ugitangira kuyikoresha warahise ufungura konti ya Samsung muri ya masaha ya mbere, Find My Mobile iba irimo gukora. Niba atari ko byagenze, fata umwanya muto ufungure konti ya Samsung, ufungure na Find My Mobile. Koresha Find My Device. Gukoresha ubu buryo bwa Google bizagusaba gusura urubuga rumwe, android.com /find. Nirwo rubuga uzajyaho mu bihe nk'ibyo uzaba wabuze telefoni yawe. Ni ngombwa ko uzabanza kuzuzamo konti yawe ya Google ihura neza n'iri muri telefoni yawe ya Android. Utari hafi ya mudasobwa ushobora gukoresha indi telefoni ya Android ugashyiramo application ya Find My Device uyikuye muri Play Store. Ukimara gushyira konti yawe muri urwo rubuga cyangwa iyo application, Google izahita itangira gushakisha irengero rya telefoni yawe. Ako kanya izahita ibwira umuntu uyifite ko nyirayo arimo kuyishakisha. Ubundi ukoresha amahitamo ari ku ruhande rw'ibumoso muri Find My Device kugira ngo utume itera hejuru, bityo niba iri hafi aho mu rugo ube wayibona, ubashe kuyifunga cyangwa usibe ibintu byose biriho niba yibwe. Nuhitamo ahanditse Secure Device uzaba uyifunze, kandi uzaba ushobora gukomeza kubona aho iherereye nubwo uzaba wayifunze. Niba ukoresha uburyo bwa Google Play mu kwishyura kuri telefoni, kuyifunga bizatuma nta muntu ukoresha telefoni yawe ngo agire ikintu na kimwe agura. Nuhitamo ahanditse Erase Device, ntabwo uzabasha kongera gukurikirana iyo telefoni kubera ko n'ibikuranga ubwawe bizaba byasibye. Ubu ni uburyo bushobora gukoreshwa iyo ubundi bwose bwananiranye, ukavanamo ibyawe ubundi ukayiheba. Igihe umujura yaba yazimije telefoni yawe, ntabwo wabasha kuyikurikirana kereka igihe yaba yicanye kandi akaba arimo gukoresha internet, ngo ihita ikoherereza email iyo ibonye amerekezo ya telefoni yawe. Iyo uyibonye bigusaba kongera gushyiramo PIN cyangwa undi mubare w'ibanga kugira ngo ubashe kongera kuyikoresha. Rimwe na rimwe banagusaba kongera gushyira umubare w'ibanga muri konti ya Google kugira ngo bamenye neza ko ari nyir'ubwite urimo kuyikoresha. Telefoni za Samsung. Abakoresha Samsung Galaxy bafite amahirwe yo gukoresha serivisi za Google cyangwa Samsung mu gushakisha telefoni yabuze, ariko uburyo bwa Samsung hano nibwo bwizewe kurushaho kubera amahirwe y'inyongera butanga. Ukeneye gukurikirana telefoni yibwe bimusaba gusura urubuga rwa Find My Mobile /samsung.com. Aho na application y'inyunganizi batanga nko muri Google. Ni ukuvuga ko ukoresha indi telefoni cyangwa mudasobwa unyuze ahagenewe gusura imbuga zinyuranye. Injiza konti yawe ya Samsung ahabigenewe, uhitemo telefoni yawe yatakaye ku ruhande rw'ibumoso. Ikarita igaragaza aho telefoni yawe iherereye izahita yigaragaza. Unahabwa amahitamo anyuranye ku ruhande rw'iburyo kuri telefoni yawe. Hera ku gushyira imfunguzo muri telefoni yawe, ibintu bizahita biyoherezaho ubutumwa ushaka, bigahagarika amakarita yawe ya Samsung Pay, ndetse uwayibye ntabashe kuba yayizimya. Nyuma uhabwa amahitamo yo kurema ububiko bwihariye bw'ibintu biri muri telefoni yawe. Uburyo uramutse uyibuze burundu uzaba ufite bwa bubiko bw'ibintu byose, aribyo bita backup. Niba telefoni
igenda yimuka hiri, unahitemo telefoni, unahitemo uburyo buzajya bukwereka aho telefoni yawe iri buri minota 15. Ushobora kandi kwemeza uburyo butuma umuriro umara igihe muri batiri ya telefoni yawe. Ubwo buryo bukaba buhagarika ibintu byose, igasigarana ubushobozi gusa butuma ikugaragariza hiri. Kimwe na Find My Device yakozwe na Google, serivisi za Samsung igusaba pini yawe iyo umaze kubona telefoni yawe, ntabwo igusaba gusubira kuri rwa rubuga waciyeho uvanemo uburyo bwo gukomeza kuyikurikirana. Ni ngombwa ko niba wibwe telefoni gutya ukagira amahirwe ukamenya aho iherereye, utishora ubwawe ngo ujye kuyibohoza, cyangwa ko bishobora gutuma ugirirwa nabi n'umuju. Ni ngombwa kwitabaza inzego zishinzwe umutekano zikabigufashamo, ukazishyikiriza ibipimo byose urimo kubona by'aho telefoni yawe iherereye. Mushimiye ko wankurikiye, ndacyari Jean Kodu Karivano. Shimire n'urubuga rw'igihe.com nka source y'iyi nkuru. Hanyuma warakoze kuba warakomeje kubana nanjye mu nkuru zitandukanye, kandi uri mu bwami bwiza butoshye. Niba warakoze subscribe, niba utarayikora nawe rero wabikora ukinjira mu muryango, kuko nta gikomeye kirimo gihambaye n'ubushake, nta kindi bisaba. Reka duhure mu nkuru zacu z'ubutaha. Nakwibutsa ko kuri Instagram wambona, Twitter cyangwa Facebook wanditse Jean Kodu Karivano. Asante na ane asante.